bepiskopi ba sacerdote biyeguriye Imana cyane cyane imiryango w'abaparotini biyeguriye Imana mwese bakristu bavandimwe inshuti y'umuhariko bakristu b'iparuwase ya Gikondo. Urupfu ruratubabaza iyo rudutwaye umuvandimwe, umubyeyi, umusaseridoti, inshuti, cyane cyane umuntu warudufatiye runini twari tugitegerejeho byinshi mu mpano ze, ubunararibonye bwe mu iyogezabutumwa n'imbaraga ze. Umuntu nka Padiri Crisante biratubabaza kurushaho kuko twari tukimukeneye, ariko nubwo urupfu rutubabaza nk'abakristu mu kwemera kwacu, niyo tubuze uwo twakundaga ntabwo twiheba kuko dufite amizero, dufite ukwizera ko umuntu adaheranwa n'urupfu. Urupfu ntabwo ari rwo rufite ijambo rya nyuma ku muntu, urupfu ntabwo ariyo maherezo y'ubuzima nk'uko abatemera bibwira ku buryo biheba. Twemera kandi twizera ko na nyuma y'urupfu ubuzima bukomeza muri Nyagasani, no hakurya y'urupfu umuntu akomeza kubaho mu bugingo bw'iteka. Ubuzima ntabwo burangirira ku rupfu, ipfu ni irembo ritwinjiza mu bugingo bw'iteka. Mu kwemera kwacu gupfa ni ukuvukira ubugingo bw'iteka, ni ukuvuka mu ijuru mu bugingo bw'iteka. Abatagatifu twizihiriza iminsi mu Kiliziya aba ari umunsi batabarutse, ni ukuvuga aba ari umunsi bavutse mu bugingo bw'iteka mu ijuru. Ari isabukuru y'ukuvuka mu ijuru mu bugingo bw'iteka. Uku kwemera rero niko kudukomeza, uku kwizera niko kudukomeza no mu rupfu, tukababazwa nuko tutagishobora gukomeza kubana no kubonana ku maso, ariko ko akomeza kubaho kandi twese ariho tugana mu bwami bw'Imana. Mu kiragano cya kera, kimwe nuko abakurambere bacu mu Rwanda nabo batekerezaga, umuntu Imana yahaye umugisha yabaga yaramuhaye gutunga, kuramba no kubyara. Iyo umuntu yagiraga ibyago akagira ubuzima bugoye kandi ibibazo ntibibura mu buzima, abantu bibwira ko atakiri inshuti y'Imana, ndetse ko Imana iri mu kumuhana agomba kuba yaracumuye. Umugabo Yobu twumvise mu isomo rya mbere yari inshuti y'Imana, akaba umutoni w'Imana. Sekibi yamugirira ishyari, abwira Imana ati, buriya Yobu wibwira ko agukunda, nyamara agenda amuzi, agukundira ko wamugabiye, wamuhaye ibintu, nta kibazo afite. Buriya bintu abibuze yakuvaho, yakwanga, ahubwo akaba ari jyewe ayoboka.
kandi koko ni igishuko kibaho iyo umuntu ahuye n'ibigeragezo n'ibibazo, Sekibi aba ari mu kumugerageza ngo amugondoze amutandukanye n'Imana. Nuko Nyagasani niko kwemerera Sekibi ati genda umugerageze, Yobu ndamwizeye, ni umugaragu w'indahemuka, ntabwo ankundira ibintu namuhaye, ntabwo ankundira ko atunze akaba atunganiwe nta kibazo afite, ahubwo nuko ari umuntu w'inyangamugayo w'indahemuka, ari umugaragu wanjye w'indahemuka, unyizera kandi unkunda, niyo yaba nta bintu afite, niyo yahura n'ibibazo ntabwo yampemukira. Imana yari muzi kurushaho. Sekibi ateza ibyago Yobu abura byose, abura umutungo, abana bamushiraho, ararwara, abura n'ubuzima, abaho nabi, inshuti zimucikaho bavuga bati Imana iramuhana, yaramuvumye. Yobu akavuga ati jyewe nzi ko nta kibi nakoreye Imana, sinshobora na rimwe guhemukira Imana, ibiri mu kumbaho simbyumva, sinshobora kubisobanura, Imana yonyine niyo ibizi kandi ndayizeye, niyo igena kandi nzi ko inkunda. Niko kugira ati muri aya magambo akomeye ati cyampa ngo amagambo yanjye azandikwe bayashyire ku rubaho rw'umuringa, bakoresheje ikaramu y'icyuma, maze bayasharage ku rutare ubutazasibangana. Jyewe nzi ko umuvugizi wanjye ariho, amaherezo azatunguka ku isi, aze andengere, namara kunkangura azamparagarika iruhande rwe, maze mbonere Imana mu mubiri wanjye. Yobu yari umuntu ufite ukwemera gukomeye, ukwizera gukomeye no mu bigeragezo, agira ati ubuhamya bwanjye ndifuza ko butazasibangana. Kukwemera no mu bigeragezo, kandi inshuti nyanshuti igaragarira mu bihe bibi no ku Mana. Ukwemera gukomeye kugaragarira mu bigeragezo n'ibihe bikomeye. Padiri Crisante yahuye n'ibigeragezo bikomeye by'ubuzima mu burwayi bwe, ariko akomera ku Mana, akomera kwizera Imana, kwizera urukundo rwayo ku buryo bukomeye nka Yobu. Akaba dusigiye ubuhamya budasibangana, ubuhamya bukomeye bwo kwizera Imana no kuyiragiza mu rukundo rwayo, urukundo ruhoraho. Yabayeho atoza abantu kwizera Imana, ahamya ubugingo bw'iteka muri Nyagasani dukesha ubuzima. Muri iyi minsi turi mu bihe byo kwizihiza Noheli, ivuka ry'Umukiza muri iyi si, waje mu buzima bwacu no mu mateka yacu, kugira ngo adusangize ku buzima bwe burusha imbaraga urupfu, aduhe ukwizera k'ubuzima bukomeza no hakurya y'urupfu. Ni yo nkuru nziza Padiri Crisante yari yaritangiye kwamamaza no kuyibera umuhamya,
iyi nkuru nziza mu buzima bwe yarayamamaje ayibera umuhamya, yaba mu gihe yari afite imbaraga, by'umwihariko Abanyagikondo, ubwitange bwe hano mu butumwa, imbaraga ze cyane cyane ko imbaraga ze z'umubiri mu bihe bye bya nyuma hano niho zageze, navuga ku ndunduro mu butumwa no mu kubaka umuryango w'Imana, iyi paruwasi. Yaba rero ari mu gihe yari afite imbaraga, ariko no mu burwayi bwe, ndetse kugeza ashoje ubuzima bwe, yakomeje kuba umuhamya ukomeye. N'imbaraga z'umubiri zimaze gukendera, yari afite imbaraga z'umutima, imbaraga z'ukwemera. Ejo bundi hano muribuka abo twari kumwe mwese, yaje na bagenzi be kwizihiza yubile y'imyaka 25 amaze ari umusaseredoti mu butumwa yakoze hirya no hino, nk'uko tumaze kumva amateka y'ubuzima bwe. Twagize igihe cyo kwizihiza ubutumwa bwe, kwizihiza ubuhamya bwe n'ubwitange bwe mu bose bakoranye mu iyogezabutumwa muri muryango wa Paritini na hano by'umwihariko muri Archdiocese ya Kigali. Yaritanze rero, afite imbaraga no mu burwayi, imbaraga z'umutima n'ukwemera zikomeza kuba ubuhamya bukomeye bw'uko kwizera, kugeza rero ku munsi we wa nyuma asoza ubuzima. Yezu nibyo atubwira mu Ivanjiri, atukunda ubuzima bwe arabubura, wirondereza akaguna aho kugira ngo yitange atitangiriye. Uwanga ubuzima bwe muri iyi si azabukomeza kugeza mu bugingo bw'iteka, ariko ukunda ubuzima bwe akabwiharira, nka ya mbuto itatewe mu gitaka ngo imere ibyara izindi, arabubura burazima. Ariko uwanga ubuzima bwe, uwitanga muri iyi si, azabukomeza kugeza mu bugingo bw'iteka. Kandi ushaka kumbera umugaragu nankurikire, maze aho undi nawe abe naho umugaragu wanjye azaba. Byongeye ungaragira Data azamubahiriza. Kwa kwemera no kwizera urukundo rw'Imana mu bigeragezo no mu bihe bikomeye bitandukanye n'imyumvire mu kiragano cya kera n'iy'abasokuruza bacu, ko n'inshuti y'Imana n'umutoni w'Imana ashobora guhura n'ibigeragezo, haba mu bihe byiza n'ibibi, agakomeza kuba umuhamya w'urukundo rw'Imana. Yezu Kristo ubwe yaje kubiduhamo urwo rugero, niwe mutoni w'Imana uhebuje, ariko yemeye mu ruhu wa muntu, yemera kubabara no gupfa kugira ngo aduhe urwo rugero ko haba mu bihe bibi, haba no mu bihe byiza, umugaragu w'Imana w'indahemuka akomeza kuba umuhamya w'urukundo rw'Imana. Nibyo Pawulo Mutagatifu atubwira ati, niba turiho tubereyeho Nyagasani, niba kandi dupfuye dupfira Nyagasani. Twabaho twapfa turi aba Nyagasani, kuko rero nicyo cyatumye Kristo apfa akazuka, kwari kugira ngo abe ari we ugenga abapfuye n'abazima. Bavandimwe rero, kuri iyi si turi abagenzi tugana Nyagasani, turi abagenzi bafite amizero, turangamire Kristo. Padiri Kirisante
ubutumwa nyagasani yamuhaye arabusoje, intera yagombaga gukora arayirangije, ukwemera yagukomeyeho, none nyagasani Imana amugororere aruhukire mu mahoro.